yo gukora ibyo ushaka. Shine.
bafata ibyicaro dukomeze gahunda abantu bicare nk'uko nabivugaga mu ndangagaciro nyarwanda nta muntu mukuru wicara umuto wicara umukuru amuhagaze hejuru turagira ngo twakire ijambo ry'Imana kuko niryo rijya rihumuriza imitima y'abantu ibi byose biba byabayeho Imana ibizi nta kibaho Imana itakizi nta kintu kijya gitungura Imana nubwo twebwe nk'abantu dutungurwa ariko ntabwo Imana y'igitungurwa biba byabayeho rero ibizi ari nayo mpamvu tugiye kwakira ijambo ryayo kugira ngo rihumurize imitima y'abaraha reka twakire Pastor Kairu Imana yo mu ijuru imuhe umugisha reka twubaha Imana abambaye ingofero zikureho twubaha Imana dusenge ijambo ry'Imana riravuga ngo mubeho byose tujye dushima Imana rero mukomere kandi mwihangane nimwumva habaye mu kuvuga ngo dushime Imana ni ngombwa kugira ngo tuyishime kuko turiho kandi yadushoboresheje kuza gufata abavandimwe mu mugongo reka twubaha Imana Data wera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti Imana isumba byose uri Imana kandi uzahora uri Imana niwe wavuze ngo tubeho tubaho kandi niwe wavuze ngo dupfe mwami mwiza iryo ni ijambo wivugiye tuguhaye icyubahiro none mukiza mwiza turagusabye nk'Imana ikomeye kandi ikora ibikomeye kugira ngo ukomeze uyu muryango umusaza umukecuru abasaza abakecuru abasore inkumi mwami mwiza abagabo n'abagore buri muntu wese mwami uri hano umukomeze kuko uri Imana igikomeza umuntu agakomera tuguhaye icyubahiro mwami duhagaze muri uyu mwanya tugushimira ko wabanye natwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti kandi tunagusaba kugira ngo ukomeze kubana natwe umugaragu wawe ahagaze hano imbere y'ubwoko bwawe agiye kuvuga ijambo ryawe mwami ndakwingize kugira ngo uhagararane nawe naba ari wahubwa bari wowe uvugira muri we uhumurize imitima yacu twese icyubahiro kibi cyawe mwami turagushimiye kandi tugusabye bike byinshi komeze kubitwongera kubwa no kubw'umwana ukunda Yesu Kristo amen amen murakoze pastor Imana ishimwe cyane bene data amen uwo munsi nk'uyu uburemereye cyane ubundi genda umuvuga butumwa urumva abavuga butumwa tuba turi abavuzi ariko hari giye kuvuga bikunanira cyane cyane nko mu gihe kimeze nk'iki ni ubuntu bw'Imana kudufasha nitwa Kairu Richard nyakwigendera ni mushiki wanjye kandi ni n'umukristo wanjye ko ningiye wari umushumbye muri kiriya gihugu cya Uganda nyoboye itorero ryitwa Light Temple Ministries International riri hagati mu mujyi ahantu bita Makinde nazanye na timu nini y'abanyamuryango y'abanyetorero basenganaga na nyakwigendera ndetse n'inshuti abantu bavuye Uganda nasabaga ngo bahaguruke just want to recognize your presence na Pastor Saveri itanze yasize itorero nawe araza Pastor Imana bw'umugisha abo twaraye tugenda twagurisa saa 3 za nijoro Kampala tugeze Kagitumba saa 12:20 ngira ngo ni 3 abo bantu babanye natwe cyane 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 yari kuwa gatandatu nijoro zari saa 2 z'ijoro navaga ahantu ibanda nari maze iminsi 3 ndi mu giterane kivuga butumwa nari kumwe n'abantu twajyanye tugeze Ryantonde twari turi masengesho y'ukwezi yagomba guhendera cyangwa yahendeye iminsi 28 that was this Tuesday hanyuma rero saa 2 twari duparitse tugiye gufata just
evening tea kuko twakoze partial fasting for the whole month tugira ngo to breaking a fasting. Twicaye mu ka restaurant aho ngaho Diantonde nibwo nakiriye telefone, abandi bose bari bacanganyikiwe. Aunt Kayitesi ni wampamagaye arambwira turi he, ndi Diantonde, tuzi byabaye Ntoya, nibwa mbikiye niba hari igihe cyankomereye mu buzima ni urupfu rw'uyu mwana. Ubwo guhamagara ntabwo nabishoboraga, keretse bahamagaraga bambwira. Nageze Kampala ngira ngo saa 6 z'ijoro, mpamagara bene se, inshuti basengana, abatabaye bose abaje kusayita aho yaguye. Nabaza umwana yazize iki, bakambwira bati bamusanze mu nzu yapfuye, ariko hari ibimenyetso polisi yabitwaye byerekana ko ari nk'umuntu either wamuhotoye ariko akamuhotoza inone bita ngo n'uburozi, poison. Batariko turamenye neza tumaze kubona report ya postmortem. So iryo joro ntago nge nasinziriye, abandi twabonanye mu gitondo tujya ku polisi, abari bafashe abapolisi bari baje abamuvanya mu nzu iwe. Tugeze ku polisi mbaza uwo CID wakoze ku case nyine wamusanze mu nzu, ndamubaza uyu mwana urabona yishwe n'iki? Arambwira ati ngiye ndabona yishwe na poison, kuko twasanzemo agacupa ka poison y'ibiyenge, sinzi ukuntu ibiyenge naha babyita, ibinyenzi. Atari ko twasanzemo na gasahane kariho chips. Ako ngumye kubaza abatabaye nyine kuko yapfuye kuwa gatanu ninjoro, nta wabimenye iryo joro kuko yibanaga, ariko abavandimwe bose babimenye kuwa gatandatu ngira ngo mu masaha ngira ngo mugoroba, kuko nge bagiye kumbikira ngira ngo banabimenye kandi ko bacanganyikiwe. It was so terrible on our side. It was so terrible. So magufi ubwo ku cyumweru mu gitondo tujya Gatwe ku police station, baduha police reference bati ibirenze kuri ibi murayimenya mugeze Murago, mumaze kubona report ya postmortem. Ngeze Murago, umuganga in fact nageze ku mochari masanga umuganga wakoze ku mwana wanjye muribuka ko kunapfushije umwana w'umuhungu nawe yishwe n'impanuka nk'iyo. Masanga uwo mugabo sinari nyimwibuka waramenya, nibwo nyakiriye atangira kunganirira ukuntu byagenze, ariko arambwira arati ukurishije ibizamini twafashe turabona uyu mwana agomba kuba bo mu kirimi cyawo baravuze ngo it is suspected poisoning. Ariko jewe kunakurikiranye nkanjye my personal research nasanze n'umuntu kandi Imana izatuma tuzamumenya wamusanze mu nzu, sinzi niba bari baziranye batari baziranye, aramuhotora ariko akoresha umutwa kugira ngo abuzabuze mbese ikirari kugira ngo baze kuvuga yuko ari wagize gute wihaye. Kuko uyu mwana yaje 2015 yari umukristo mwiza, nta kintu cyagatumye Tumusabe ahangayika ngo agere ku rwego rwo kwihuta. None umubwira doctor she cannot poison herself. None Frank akambwira tubone Tumusabe yatashe akingira imbere n'abana b'abaturanyi barabizi, ako twasanze ngufuri kingi inyuma. Mini uriya yamaze kumukorera mukora akinga tubita minyoro nasi umunyoro gomunda nateka ke kufuru nagenda najya kesimuye, which means
his intention was ngo abonere mu nzu. Anyway, naritse nkarekera aho ngaho. So abaganga barambwira bati ubu tubahaye first report ya postmortem, ariko iri final muzayimenya nyuma kuko tugomba gufata ibizamini by'impyiko ze, bya liver, by'umwijima, then na byo kurya kuko Bosco bajyaga basangira sapa ko bose barabasiribateri kandi baturanye. Yambye ati Tumusabe yabaga amaze gufata kuko ngo bafataga cyayi n'ibindazi, Bosco agataha n'undi agataha. Nta hantu Tumusabe ajya nyura handi, iyo tumaze gufata icyo cyayi ndataha nawe agataha. Ati izo chips ntago ari we wagiye kuzigurira nyuma yuko dutandukana n'umuntu wagize gute wazimuzaniye. Nazo batekinga examination zazo bazimukuramo byose babitwara mu laboratory zizamura. Baratubwira ngo hari igihe bazigezayo hari izindi bazanye imbere ziri ku pending, baratubwira izo tuzazibaha nyuma either nk'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri. So muri make I'm sorry I disagreed with the doctors according to my personal research, but maybe we shall agree after the final when tuzahuza nibaduha final report ya postmortem. Yeah, nuko mushiki wacu yatuvuyeho. Tumusabe yari umuntu w'umunyamahoro, imyaka tumaranye nawe nta muntu wari wakaje ngandegera ati pastor wenda umukristo wawe yitwara gutya nakuke cyangwa yakoze iki niki. She has been a peaceful girl in the church and even at her place of work. Ndizera ko imirimo myiza ya Tumusabe yamuherekeje kandi ari ahantu heza aruhutse, ariko umuntu wawe waragize uruhare mu rupfu rwe we nta mahoro afite. Bibiliya iravuga ngo umuntu narabivuze no kuciriyo, umuntu uremerewe n'amaraso y'uwo yishe ngo umuntu ngo azabicohe. Mwasome umuntu uremerewe n'amaraso y'uwo yishe azahunga abe icyohe kugira ngo azahunga uwo muntu abe icyohe. Icyohe ni umuntu ugenda adafite ahagira gute kugira umutangi. mu Bible y'Uruganda tubayita emomboze. Ari berange momboze atambure ngate wali amukobako kubanga yayi wo musayi gwaki gwomuntu. Subiramu. Umuntu uremerewe n'amaraso y'uwo yishe, umuntu uremerewe n'amaraso y'uwo yishe azahunga abe icyohe he kugira n'umutangira. I'm sure my sister is at peace. Her soul is at peace. Let God deal with him. That's none of my business. Turizera Imana ko igiye gukomeza ikabikomeza kuko Imana niyo buhungiro bwacu, niyo mufasha utajyura kuboneka mu gihe cy'ibyago n'amakuba. Iyo twabuze umuntu nk'uyu ibibazo biza byinshi mu mitima yacu. Cyambere kibaza ngo kuki Mana wakwemera. Hari abantu bagumye badusura mu rugo nyuma y'urupfu rwe. Noneho abantu bakaza muruje akavuga akambwira pastor umwanzi yatwibye. None avuga ariko abakristo kuki mudakura ngo mumenye ukuri. Umwana yavutse baravuga ngo Imana yaduhaye umwana yapfa Satani yamutwaye. None nkibaza Satani n'Imana ufite urushundu ubasha n'Imana. None kuki umuntu avuka ngo Imana imuduhaye yapfa ngo umwanzi yamutwaye. Ubuse
imana itagutanze umwanzi yakufataho. Imana ishimwe cyane. Imana itarantanga nta wamfataho. Ikintu nge namenye kandi buri gihe nkora nkurikirana nuko buri muntu iyo amaze kuvuka Imana imushyiraho karindwi. Ikintu kitugora twega ni ukubyakira baba basigaye ubu karenda y'umwana yarangiye n'iyanjye nayo ifite umunsi wayo uvuga ngo nawe ufite karenda yawe. Imana idufashe tumenye ngo Pastor je ntwara imodoka kambaho urugero rufatika rubafashe kugira ngo mubumurizwe. I am a driver. Ntwara kuri ya mihanda y'iwacu igihe nijoro ku manywa. Hari igihe nigeze gutwara njya za Kenya, uwo muhanda ujya Kenya Maraba Busia uburiho ibikamyo byinshi bisikana buri mwanya. None ukabona akana k'agakobwa karangije sini ya gatandatu kambaye uniform ya traffic kagahagarara ku muhanda kati kakifatira mu mufuka kakigira ku ruhande. Hakaza igikamyo gihetse amatani nk'imitwaro ingahe kirwa no kugira gute no guparika ariko umuntu wagihagaritse nta nubwo aremereye ibiro 80. Vuga ngo ububasha bwo kwaho kwacu no kuva kwacu buri maboko yandi. Kujya kubona ukabona igikamyo kiraparitse kakana karaje katakoresheje imbaraga zose kibaza cyaba nta kibazo kigakomeza cyaba gifite ikibazo akabanza kugikemura. Ariko kiriya gikamyo kiramutse cyanze kumvira kuko kwa wa mwana w'umukobwa yagize gute, wa mwana w'umukobwa arahamagara hakaza izo bita ngo ni 99, hakaza polisi ubwo bari mani power ikagara imbere ya cya gitrailer cyangwa cya gikamyo. Nenda kubaza iriya kabanga rihagarara imbere ya cya gikamyo, n'uyu nguyu wahamagaye uba ufite ububasha kuri ya modoka yafashwe n'ubuhe? Muri make ninde wahagaritse iriya kamyo yahagaritse? Yahagaritswe na wa mukobwa. Nkavuga rero Satani ntabwo yahagarika igihe cyawe kitaragira gute. Niyo mpamvu abantu bari mu modoka bakagwa ku mpanuka, bamwe bakagira gute, bagapfa, abandi bakagira gute, bagakira. Igihe cyo kubaho kwacu muri iyi si bene data ni gito. Ikintu nababwira nuko dukeneye kumenya uko dukoresha cya gihe kigize gute gito tukiri mu buzima bw'isi. Reka dusome muri Yubu 8:9 twumve. Yubu 8:9. Erega turabejo gusa. Buri muntu abwiye mugenzi we ngerega n'ubundi turabaryari. Turabejo gusa. Turabaryari bene data. Turabejo kandi gusa. Noneho ako gahe gato dufite rero tukigakoresha neza, tugakwiriye kugira gute, gukiranuka, kugira ngo imirimo myiza yo dukora tukiri ku isi izagire gute, izaduherekeze, kuko turabaryari. Ariko wagize umuntu ubwira umuturanyi ngo rega turabejo. Ahangaha nta gihe kinini tugize gute tuhafite. Numbwire ngo tuguru nawe buruwejo nanjye nduwejo. Turabejo gusa uwo munsi utekereza yuko ufite nanjye nzi ko mfite, nimureke tuwukoremo imirimo yo kugira gute, yo gukizwa, yo gukiranukira Imana, kugira ngo nyuma y'aho hejo tuzagire ahandi heza haruta ahangaha.
ako twavuze ngo amina. amen Reka nsoze nyina n'icyanditswe cyo mu byahishuwe 14 umurongo wa 13. Byahishuwe 14 umurongo wa 13. andika uvuge uti uhereye none hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami wacu. Umwuka nawe arabyemeza aravuga ati yego, baruhuke imihate yabo, kuko iyo mirimo yabo bakoze muri ka gahe gato bafite igenda ibaherekeje. Dufite ibyiringiro ko imirimo ya Tumusabe yagiye kandi imuherekeje, kandi yatumye agera mu gituza cya Aburahamu. Mana tuguhaye icyoro tugushimira kuko uyu munsi ibirori bya Tumusabe bya nyuma ku isi. Dufite ibyiringiro mwami yuko imirimo myiza yagenda akora akiri ku isi yamuherekeje. Turagusabye ngo umwuka wera ukomeze kutubera umufasha. Ubane na papa, ubane na mama we, ubane n'ababyeyi be bose, ubane n'abavandimwe be bose, ubane natwe twese, ubane n'imiryango yose, ubane n'inshuti ze zose mwami. Mana turagushimiye yuko udukunda kandi urukundo rwawe rugaragara mu bihe byinshi, cyane cyane mu gihe cy'ibyago n'amakuba. Reka dukomeze kukubona Mana, ubana natwe kandi uduhumuriza. Waravuze muri Zaburi 115 umurongo wa mbere ngo ntabwo ari twe ahubwo izina ryawe ryonyine habwa icyubahiro. Turabizi ko mwami iyo wavuze ngo yego ntawe uvuga ngo ya, kandi iyo wavuze ngo ya ntawe uvuga ngo yego. Mana turagusabye ngo abe ari wowe uyobora kandi utegeka kandi uhumuriza kandi utwubaka kandi udufasha. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze Mana kuri Imana nziza kandi uri Imana izirikana ubugingo bwacu iteka. Udufashe kugira ngo muri kino gihe gito uko uravuze ngo turabejo, udufashe kugira ngo igihe gito dufite. Hanyuma ntabwo ndi butinde, reka dukurikiza amateka y'umugenzi turi bugezweho na Eugene. Yakwigira imbere tukamuha n'indangururamajwi. Avandimwe, inshuti, kugira ngo mbaze yihanganishe mwese. Nitwa Eugene, uyu mwana w'umusaza, mushiki wanjye. Yaransabye kuvuga amateka ariko numva nibyo, nubwo murumuna wanjye Richard yari yasobanuye bijyanye n'ayo mateka, cyuko arareka mbihine mu magambo makeya, nubwo ntabwo biba byoroshye. Uyu mwana amatariki yavutse mwayabonye, arakiri umwana muto, 84, imyaka 34, umwana muto cyane. Ubu ngiye kuvuga ashobora kuba nkurikira nk'uwa 4 cyangwa wa 5. Ni mwene Francis Rwabazingo na Mukabando Dokas. Uko bisanzwe yaravutse ariga, ababyeyi baramwigisha amashuri abanza, arangiriza Rwisirabo, ayisumbuye akomereza i Kigali, arakomeza. Ariko mu kuvuka yavukiye mu Bugande ahantu bita Kiboga. Rero Pastor Richard yabivuze, baraga imirimo y'Imana hariya neza cyane, ari mu mahoro, yikorera afasha ababyeyi be uko bisanzwe. Namwe uko mubizi imiryango yacu abantu bamaze gukora bafasha ababyeyi babo, ibyo tuba dushinzwe twese. Nawe rero niko yarameze, uretse ko we ngira ngo yari afite akarusho, ndetse navuga kuri twe twese afite akarusho k'urukundo
ukunda abavyeyi be cyane ukunda n'abavandimwe kurusha n'abandi arababizi kurusha njye ntabwo nabanye nawe cyane uretse ko twajyaga tuvugana umunsi ku wundi ntabwo twabanye cyane azi nko nka Uganda aminaje nko mu Rwanda gahura gake kubera imirimo n'ahantu abakorera atandukanye ntitubonane ariko ku telefone twavuganaga umunsi ku wundi Pastor Richard arakantu wavuze rwose ndemeranya nawe wakoze analyse nk'umukirisitu kabisa umukirisitu uyu mwana yaza abagizi ba nabi reka twitware muri ubwo buryo bya suspect byiki what data side n'abagizi ba nabi wayivuze wabisobanura ariko wongera uti abagizi ba nabi nabo aho bazajya bahavuze byikanago agusho yaraba kuko ntabwo uyu mwana yishwe n'abantu n'unoza mu kindi gihugu cyateye ikindi n'abagizi ba nabi nkuko musanzwe barahari muri ibi bihugu oranye n'iki byose ariko nabo abisobanuye nk'umu capacity koko amisi bafite abagizi ba nabi nabo bagira igihe usira ngene hamwe zayizi ko turimo kubatoragura bose baranduye abantu hangaha ariko bagenda batoragurwa hirya no hino mbabari n'ibyo banda rukundo ariko wagize nabo ari wese abagizi ba nabi ari wose mugizi wa nabi ari wese igihe ayimwe n'igihe time is the best judge buri gihe kizagera araherekejwe muherekeza ariko buri abagizi ba nabi abantu bahoteye umwana bashobora kutazabona aboherekeza yabisobanuye pasiteri ndasubira mu byo navuze nagira ngo rero bavandimwe nshuti umunsi muhe ntabwo wabona icyo uvuga kuri uyu mwana arakira umwana nta n'amateka maremare yari afite uretse ayo gukunda ababyeyi be n'iki no yabisobanuye nongeye mbisubiremo ari uwo yakurikiraga ari nabo bamukurikira ari basaza be bavukanaga directly n'abandi natwifurize Tumusabe Naomi-iRwanda bidashira nagira ngo nsabe bakuru be n'abarumuna be ndetse n'abasaza be bahaguruke baze hano kandi mukomeze kwihangana no gukomera aba Uganda abo mu Rwanda ngira ngo yewe abenshi baranze banyita Freddy Gakwerere ariko nanjye nkaba mba mu gihugu cya Uganda ibyo byabaye mwabyumvise nangwe mwarabyumvise rero icyo nasabaga dukomeze tujya twifatanya nk'uko bisanzwe ndashima inshuti n'abavandimwe abandama aba Kigali abo mu mande no mu mande n'abavandimwe bacu bavuye i Buganda ntabwo mfite n'ibigambo byinshi ushobora kuba nakongeraho Tumusabe ni mushimiki wanjye akurikira unkurikira unkurikira
yango giwe nshobora kuba ndi nk'umwana wa kane mu nda rw'abazingo na Mukabandora Dorokasi abenshi murabazi ntabwo ngiye kuvuga byinshi murakoze mwese Imana ishimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ntago byoroshye kuvuga kuri uyu munsi, ariko ibijya bigera ku bandi bakabyihanganira, natwe turahagarara tubyihanganire. Naragira ibintu byinshi mvuga, Pastor Richard, Imana yo mwishuri guha umugisha kudasiga Tumusabe Uganda. Ubu ni bwo bukwe bwa mbere, ni nabwo bwa nyuma bwa Tumusabe. Byari bikomeye kugira ngo mayitize mu Rwanda, ariko Pastor, buri Imana igitoranya umuntu mu bantu kugira ngo igihe nk'icyo hagarare. Imana yo mwishuri guha umugisha. Warakoze. Uganda hari imiryango yacu byashoboka kuvuga uti reka tumushakirire imbi muri Kampala, ariko warakoze. Warakoze kubana na Tumusabe ari muzima, ukabana nawe ubuzima bwashizemo. Ndagushimiye. Imana yo mwijuru igira neza, ikugirire neza. Iyi nkuru yangezeho saa moya n'iminota 9, nari niriwe mu buriri njyamye nahagaritse akazi kanjye numva ndwaye. Maze kuyumva nabwiye umugabo wanjye, ndamubwira nta kindi kintu wankorera uretse kunshyitsa mu rugo. Muzehe Petero, warakoze ko nasanze umusaza n'umukecuru baticaye bonyine. Imana yo mwishuri guha umugisha. Naraje, ijambo mama yambwiye papa ari mu myaka ikomeye yo kutagira ibindi binatekereza, ariko mama yarambwiye ngo umbwirire Kayiru ngo Tumusabe utazamuta Uganda. Pastor, ndagushimiye kandi subiyemo ndagushimiye. Bibiliya iravuga ngo ukwiye gushimirwa ajya ashimirwa. Ndagushimiye. Warakoze kutababaza mama na papa batarigeze babona ikidara cya Tumusabe cy'ubukwe ngo babure n'icyamayitiye. Warakoze. Mangureti ntago nigeze mubona na Rusi, mwarakoze guhagararaho tutari turi, mukaduhagararira nk'abavandimwe. Mwarakoze. Ntago nari namubona, ubwo turaza kubonana. Mana, protokole y'urupfu ntabwo yoroha, ariko mu mutima wanjye mfite gushimira abantu. Nyishyika kuri uyu musozi bambikiye nk'uko n'abandi bababikiye, nabonye abantu bahagararana natwe. Imana yo mwijuru ibahereza umugisha. Nahashyitse mbere abandi bapanga gahunda zo kujya Uganda, mbura n'umwanya wo kuririra Tumusabe. Mu mutwe wanjye harimo ibintu byinshi bitanyemera no gufata umwanya wo kurira, ariko ndashima Imana yo mwijuru. Naravuze ngo Mana, nimbona mayiti ya Tumusabe nkayireba, twari tumaze imyaka myinshi tutamubona kuva mbere ya COVID. Naravuze ngo nimbona ubikoze ukahamushyitsa nzagushima. Ntago nariganya Imana amashimwe yayo. Mana, warakoze. Yesu nashimwe cyane. Ndashimira abantu batuye kuri uyu musozi Rusagara, aho uri ndagushimiye. Yesu nashimwe. Nshimiye buri muntu wese wakandagiye hano, amazina yanyibagirwa, ariko Imana itibagirwa igirire neza buri muntu wese watugiriye neza. Imana yo mwijuru ibaha umugisha. Ndongera gushimira imiryango yacu. Ndashimira nivuga umuryango wa Petero mwarakoze kutababaza imitima yacu, mwarakoze kutarekera Tumusabe mu mahanga, mwarakoze kumuzana ngo natwe tumurebeho bwa nyuma. Tumusabe uyu papa yamwitaga intwari ye. Hari igihe tukiva mu mahanga inka zacu zasiriye mu Busana, byango dusigarana utunyana 5 twari turagiwe na muzehe Petero. Dutuye ahantu bita Muvumba, nta mata yabagayo, kandi mu buzima twari twararezwe n'amata. Ubuzima bumaze kuducanga,
Petero aramubwira ati ntago aha hantu uzahashobora, ngwino unyegere, iyo mfite nzayigukamira. Agiye kugenda Tumusabe aramubwira ngo turajyana. Tumusabe abana na papa batangira ubuzima bari kuri uyu musozi. Uyu munsi inka dufite, inka zacu zitwa inyahura, zaturutse kuri Tumusabe. Yari ihanganye asasira papa, amukorera ibishoboka, bashaka ubundi buzima. Inka ziraboneka, twazitemye ejo bundi tugura ubutaka. Tumusabe nari nzi ko ibi nazabivuga ikindi gihe, ariko Imana yashimye ko tubivuga muri iki ngiki. Ejo bundi tumaze kugura ubutaka inka zishizeho, hari hasigaye inka nkeya. Aratubwira ngo inka zose, haba uyifite haba utayifite, ndayiha intwari yanjye. Tumusabe bamuhereza inka, mu mitima yacu turaburana, ariko mukuri yarayikwiriye. Uyu munsi sinakubwira ngo Tumusabe urakoze, ariko ibyo wagombaga gukora warabikoze. Yabaye intwari. Ejo bundi hari musaza wacu utarabaga mu Rwanda, dupanga gahunda zo kumukuraho yari ahantu muri Soroti. Jewe na Gikundiro duhamagara Tumusabe turamubwira amafaranga ko ahari urajya muri Soroti. Tumusabe ntabwo yigeze avuga ngo si mazi, yafashe inzira aragenda. Tumusabe wari intwari, kandi tuzahora tukwibuka. Niyo mpamvu tugutegereje icyumweru cyose kugira ngo tuguherekeze. Yesu nashimye. Mana, ndashimira umuryango nashatsemo wamerekeje. Nababonye Francis, nababonye. Ndashimira abantu baturutse impande n'impande. Ndashimira abantu bihanganiye guhagarara ku zuba. Ndashimira Rutayisire nakubonye, nakoze kudasiga Tumusabe mu mahanga. Pastor, nakoze kutwihanganisha. Pastor Flora wanyoboye ndi umukobwa yamamagaye mu gitondo, ambwira amagambo akomeye. Ejo Pastor Kaberuka yarahiriwe ambwira amagambo akomeye, ntabwo nabashije kubyubahiriza. Igihanga niko kimera, numvaga ndi bukomere nkavuga kuri Tumusabe, ariko nuko nguko bimeze. Murakoze rero abadutabaye, murakoze abatubaye hafi, murakoze abagiye Uganda, murakoze abo basanzeyo. Mana, murakoze timu ya Pastor Kairu kutareka Tumusabe ngo mumukunda ari muzima, mwashira mu mwuka mumureke. Mwakoze n'ukuri, turabashimiye, ntabwo twakwibagirwa neza mutugiriye. Murakoze, Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Haleluya, haleluya. Ndashima Imana kubwa Tumusabe. Ngewe Auntie Esther yarampamagaye ati Gikoni ni Karame, ati cara ahantu hamwe. Urumva umeze neza? Ndavuga nti ati ko ngiye kukubwira ijambo rikomeye, se urabishobora? Niba rikomeye nirimbwira, ariko nkumva arenda kumbwira ibya papa, ntabwo nari ko ari bya Tumusabe. Arambwira ati uzi inkuru mbi? Ntivuye he? Ati uzi ko Tumusabe ngo apfuye, telefone yakubise hasi yaramenetse. Ndavuga ntoya, ntabwo nabyumva Tumusabe. N'ejo bundi twaravuganaga ambwira ko bazaza kudusura itariki 8 n'aba babyeyi. Mbese ndashoberwa, amfite agahungu kakanjya ku mutwe kati mama ceceka witebe, nitaka Tumusabe arapfuye. Mana, Tumusabe nagukunda, urabizi ko twaruhanye. Tumusabe twarabanye Ruhengeri, twabanye Gisenyi, twabanye maze no gushaka. Tumusabe wavuye aha ujya usanga mukuru wawe Tengera. Mana, Tumusabe igendere, Mana yo mu ijuru yonyine izaguhisha. Nagukundaga kuko wahoraga wambwira ngo nsa nkawe. Nagukundaga. Nicyo gituma babimbwiye, nge ndavuga nti ntabwo ntazabona umurambo wa Tumusabe ugeze hano ntawurebye neza. Si ukuvuga Pastor Kairu mbabare, ntabwo ari ukubasuzugura, yuko byarancanze.
numvaga ntaza ngo tumusabaze nanjye ngaramye hari ndi mu masafuriya ndimo gushaka ibyo guteka byarananiye pe byarananiye ngira mu mashade na mwana mu mashade ntabwo tumusazaza nkiraha ngiye ati bite don n'abantaganda bari twari turi kumwe ntabwo nigeze mbabwira pe twakoze inama dukora inama yo kuzika y'ibiki byose n'abakampara tukavugana ariko umutima uranga ngeze saa 3 z'ijoro ndavuga ndagiye ntitubuse ntabwo asanga hano nagiye ngeze Uganda sanga bakayiro bateguye pe ntabwo nababeshye ariko icyo tutemeranyije baravuga bati tuzi ntoya we nimureke nkumva turaza kunyurana ntarebye Tumusabe urupfapfuye ntarebye Tumusabe ngo nibura nanjye mvuge ngo naramubu urupfu Tumusabe yapfuye nararubonye twagiye kuri morgue aho yarari tukigerayo dusaba kumureba biga umuntu yapfuye arahinduka kandi amaze igihe mbona si Tumusabe ahubwo mbona karake nikubita hejuru ndavuga yo Tumusabe nyabusa ni wowe nyabusa wowe narize kwenda bari mu yo Tumusabe Imana igukundisha ntabwo navuga ibya Tumusabe kuko aragiye ariko ndashimira cyane abantu badutabaye Imana yo mu ijuru ibaho umugisha ndashimira timu yavuye Uganda Imana yanjye mwarihanganye mumbabarire kuko nababuje kuza mwazaga kwa kabiri mwazaga kwa kabiri tugere kuwa mbere turababuza mutubabarire ntabwo ari twe twagira ngo na braza nibura n'abamuherekeza mutubabarire pastor rwose mutubabarire turashimira cyane umuryango tene wave hano wambabariye haguruka mu ntege nkeya haguruka uyu mumama mureba aha ni umukobwa w'Uwimana Nyirantwari umukobwa w'Ngunzu twagiye tumusanga ikampara nta kintu twakoze tutamubwiye yaradufashe mu bigo bushoboka bwose imodoka ye niyo yatujyanaga ahantu hose hashoboka kurinda tugeza nijoro mama uzabone n'abagutabara ni ukuri kandi turakwinginze kujya nugira ikibazo uzajya utubwira nk'abasigaye mu gihe Imana ikidutije umwuka wo guhumeka kuko ntawamenya Imana iguha umugisha Imana iguha umugisha n'abakuru banjye abo rwose Mana yanjye murakoze kudutabara cyane Imana ibaha umugisha Imana ibaha umugisha abantu timu y'i Kigali ihagarariwe na Ntaganda ihagarariwe na Bujeni harimo Mutesi harimo mbese mwese Imana ibaha umugisha ba Beti nababonye ba Roza mwakundaga Tumusabe cyane pe mwahoragamo mumbaza nibi ukomere wihangane ntabwo ari we wenyine upfushije ndashimira abantu bose ari abandama ari abavuye Uganda bose Imana ibaha umugisha utagabanije Imana ishimwe cyane ibintu byinshi babivuze ni mukuru we Tumusabe ntabwo nagaruka mu magambo nanjye nabaye umwe wagiye gutabara Kampala Kayirumbabarire Pastor Kayirumbabarire ninjye wafashe ndavuga nti ntabwo Tumusaba twamujyana musaza we atari yaza ngo amushingure abahari
byabaye kugira ngo uyu munsi nibura ni kuwa gatandatu abantu inshuti n'abavandimwe barahari. Ntabwo byoroshye, amagambo menshi bayavuze. Hari gushima bashimye, twashimye abantu benshi bavuye Kampala, abari hano mu Rwanda, hirya no hino inshuti ze. Ababyeyi rero ndabasaba, mama gerageza ukomere, ntabwo ari we wa mbere. Papa we ntabwo, ariko nubwo tutabona abibona we yabimenya. Ni ukuvuga ko ukwihangana ari abavandimwe, ari abo tuva indimwe, ari inshuti n'abavandimwe, twese tugerageze twihangane. Ariko ndongeraho akantu kamwe, tumusabe nk'uko pasiteri yatubwiye yuko bamusanze mu nzu bakamwica. Ntabwo yabonye umwanya wo kwihana, ntabwo yabonye umwanya wo kwiha Imana. Ndasaba buri mwe wese hano kugira ngo tugerageze dusabe, tumusabire ku Mana imwakire mu bayo. Ntabwo navuga byinshi byavuzwe. Ndabashimira mwese abaje gutabara. Imana ibaho umugisha, kandi natwe nihabaho ikibazo tuzabatabara nk'uko bisanzwe biba. Mwakoze. Imana ishimwe. Ndashima Imana y'uyu munsi kubona duhagaze aha ngaha mu bukwe bwa Tumusabe ari bwo Guherekeza. Uyu munsi uraremereye cyane, ntabwo byoroshye kuvuga uyu munsi, ariko turadushima Imana yuko mahite ya Tumusabe yageze muri uru rugo. Abavandimwe bakaba bagiye kumuzika, ababyeyi bakaba bagiye kumushyingura. Mwibara abantu binaha ngaha, mwibare nasanze abantu buzuye aha ngaha. Nanizi numvaga n'abantu bahari, ariko nasanze abantu, nasanze abagore, nasanze abagabo. Mwibare uko mwashoboye gukora kose. Abantu bikamara mwibare. Pastor Kayiru wibare. Urabizi ko amaze gupfa ariwe nahamagaye ukangurutse Tumusabe yapfuye. Ndakubwiye ni mu gitondo ndaza, nashyitsi wawe saa mugahagaze amanywa, mbwira ukuntu Tumusabe yapfuye. Numva ariko ndaruhutse kuko nahasanze wowe, nkahasanga Tengera, nkahasanga Maga, nkahasanga Bosco na Rukundo. Mwibare gukora ibyo mwaye muguye gukora Kayiru. Mwibare timu yawe yibare. Abantu wicaje 150 hafi, ugakora ibyari bikwiye gukorwa. Mwibare. Hariho inshuti ya Tumusabe yajyaga ahora ambwira buri munsi niba yaje ntabwo mbizi. Naza hano family yacu mushime. Hari abana bari inshuti cyane, harimo Tengera, harimo Makumi na Koreta bazi. Muze hano tubashime. Buri kuvugana yambwiraga atabana b'inshuti zanjye, atariho umwana w'inshuti yanjye aturuta mwese, aturuta Tengera navukanye nawe, uruta wowe. Ati sawa yose iyo ngize ikibazo mbwira Makumi, agahora mumbwira, nkamubwira nire ko azamumaye, nkavugana nawe. Atubwira shaka inka, ati ndabizi wowe gukunda inka, tugenda kumusaba inka, ati nibyo ushaka. Muze hano umuryango barebe. Muze hano. Akambwira ati narwaye, ati Makumi niwe wandwaje, ati habaye icyo, ati Makumi niwe wandwaje. Buri kimwe n'uyu nguyu, n'uriya ni inshuti ye, n'uyu nguyu. Uyu niwe yajyaga ahora ambwira buri munsi, kuko navuganaga nawe buri munsi, akampamagara akambwira buri munsi. Uyu yarutaga na Tengera abavindimwe. Buri gihe niko yahoraga mumbwira, wibare mukobwa mwiza. Natwe ikizakubaho ujye utubwira, kandi Tengera ndagusaba kumenya uyu mwana, ndagusaba kugumana nawe. Tengera utazamubabaza,
ejo mundi yatubwiye ati imyenda ya Tumusabe ati twambaranaga ati ndinjira mu nzu ngabona umwenda wa Tumusabe ati amafoto ya Tumusabe yanyishe ariko tenge ndakwinginze uzakunda uyu mwana uzabakunde Imana nyagasani kuvuga uyu munsi ntabwo byoroshye ndashima abantu mwese mwaje kudutabara hariho abantu bavuye rw'imiyagaho nashatse muhaguruke babarebe ndashima abantu mwese muhaguruke babarebe aho muri bamwaje simbizi ariko hariho abaharaye hariho bacyabanje baharaye mwibare kuza Imana ibongera umugisha Imana nyagasani Tumusabe ari maze iminsi ndwaye naracitse umugongo butera ajya gupfa nkananirwa kuza kumuzika nari naracitse umugongo ariko ndashima ko uyu munsi nabasha kuza guherekeza mwene mama uyu mwana twenda gutahana ubukwe kwa Muvunyi bw'umwana wa Nyamutera umunsi apfa twirirwa dutera amasimu yabo nkuko wenda hakuza amasimu arabura twebwe tukagira ngo babuze kuko batari bahazi naho we yapfuye Imana ishimwe cyane nk'isaha 4 z'ijoro nibwo batubikiye turi bururi ngo uyu mwana yapfuye mukuru atabasha kugenda ati ntago muwasa kunsiga Uganda ntago mutwara umwana umurambo w'umwana wa mama ntahari ngira ngo mwamubonye uko agenda ariko ndashima Imana yatumye Tumusabe tumuherekeza ndashima timu ya Kabyizi mbaheruka turi bato ariko mwibare kumenya ko muvukana Imana ibaha umugisha twasanze byose babirangije Kayiro ntacyo atari yakoze namwitaga Rutoshori nayize ngo ni Rutoshori ati ntago ndi Rutoshori ngende Kayiro uzi kubona abantu mwabyirukanye utabaheruka ariko ndashima uri umurokore pe Imana iguha umugisha aho twatandikiye twasanze byose yabikoze nta kintu cyari cyabuze umuryango wose wahagurutse ndashima nyirajigarara ngira ngo niko kazina muzi uwo mwana w'Imana yakoze ibintu bikomeye na Kayiro cyane Imana ibaha umugisha bafatanyije ibintu bikomeye bashika hejuru aho tutabasha kuba twashika bombi Imana ibaha umugisha namwe nimujya mugira ibyiza cyangwa ibibi kuko byose barabitabara utumenye natwe tujye tubatabara ariko Yesu abaha umugisha kumenya umuryango wanyu mukawukurikirana ndashima n'Imana yazanye Manase ndashima umugira neza wazanye Manase akaba yatashe ubukwe bwa mushiki we uheruka Manase Yesu aguha umugisha Kayiro ntago twagusuzuguye ariko Manase yaravuze ati mumbabare nanjye ndashaka guherekeza mushiki wanjye n'ikintu cyatumye tudashaka ko mayitiza naho ntago twakugaye ninde wakugase nka biriya bintu byo wakoze biriya se nindi abavandimwe se bagikora biriya nibandi Imana iguha umugisha ntago twakugaye ahubwo nako twashanga umusaza wacu aherekeze mushiki we ubukwe bwe bushembaye Manase Yesu aguha umugisha Imana bari kukuvana mu mahanga ukaza nanjye uyu mwana ndi mukuru we nyiravukana na mama ngira ngo nawe dusigaranye na papa na Joyce ndashima Imana rero kuri uyu munsi ubwo niko karenda y'uyu mwana niko Imana yayitegetse ngo ababyeyi bamuhanga ariko pastor we kandi musaza we Yesu aguha umugisha timu yawe Yesu ayiha umugisha niho wasengeye urugendo mushiki wacu kimara gupfa tukaza neza ntagire n'ikintu kidukanga mu nzira twuriye ku ikanisa yawe tuyi mu modoka y'uriya mwana w'Imana yatugendesheje hose na ntambara n'amayondi
n'umukobwa wa Kantarama jigara vayo n'akantengo n'amayondo maze mpagahanga uyu magambo make maze nduhutse bari hehe ntabwo batwarazanye uwo gumaho bari abana bakamara ari he mayondo ari he kantengo muze barebe isi basabwe bazi toro ntago sijya tubura ariko yabari tata wanje mashimwe cyane akanga kureba ni gasaza kanje aka kabyarwa na mama wacu nanjye n'umbyara ni gasaza kanje ngo ndamwibyariye mashimwe cyane aho tugambo nabwiye tuzenda kwabwiye wibare inshuti musarabo wibare gadirayo wibare uwakoze ibyo ukwiye gukora iyo utabikora twabiga yako ijuru kubere ijuru yo hejuru y'ingiri yazwe n'imbazi z'Imana imigani 8 15 ngikunda abayikunda kandi shaka mwe twazayibona Imana ikumira umugisha Imana ikumira umugisha yemwe 29 kuva ngo 10 n'uyu ngo cyaza gukwera imbere mu maso nishiza sikibi kizakwira umutima uzamenye kuri Imana yabare Yesu yabare Yesu ntabwo atwaratanyo yabare Yesu enda muhungu nshayisha ndamuhungu wanjye uri muhungu wanjye ho mubyaye ariko umusaza wanjye pe hari jana kubwa dushitse kayituma sindivuga bose bumva bashimwe cyane icyo ushaka Imana izakikumbira ukomeze mukwikiriza ibyo iyo nkuru abaye turi kwa marume muvunyi muramuzi mu bukwe bwe akatwakabuze ngo karaza kuza ntikaraje amasimo ariko aho yari yahagiye uko yavuye bo twaze kunye kwapfuye byabaye bibi abantu benshi bari nkaho batumurambo uzaza kwa nyarume kugira Rwanda no kuvunana twahagurukiyeho icyo bwo muracyumva umurabo sa mwe rwo bazingo ujya kwa nyarume ngo bigende bite i Rwanda niyo hari hafunguye ku mpaka arajyayo hatari impaka arajyayo ubwo uko bwa mbere tubutaye inshuti tusanga bateguye abakwe usanga batoye abakwe twaziye kuri wowe babyikiriza abakwe waratoye kare Imana igumugisha akari Imana igumugisha yaba tata we Imana igumugisha akantu kaciye mu nakama naso yuguye ntaho twagusuzugura inshuti yanjye abaze kumenya uko byara ati mumbabarire nanjye mpagurukiraho baranyumvira mwese mwaranyumvira nawe mwaranyumviye ndetse ngo n'amanasa ariko muhungu byara abana banje batata Imana ikumira umugisha kayiro abana reka itwari uyu ni umukobwa wa w'Imana w'Imana buba areka ntewe uri kumwe no kampara maze anakuzi cyane kayiro yabari inshuti yanjye ibi byawe si byo umunsi twaganye kuri mutatere urakinzi ukina mutoya mu myaka n'umwuka abantu bacyakivuga kayiro bamusaza w'abana umushumba w'abana Imana igumugisha nagushima ibyo wakoze ijuru gushime nta kuga kwabayeho byawe munasi yunguye urabyanganira byose urutabo warwanye waruhanguye mu izina rya Yesu bene data Imana bampera umugisha ese wapfa ubusu wivanye hehe mu izina Imana ikumira umugisha uyu mwandi mukuru kuri nyina ni mama wacu murakoze cyane nitwa Manase Ntaganda namwe Tumusabe mushiki wanjye ndashaka gushimira ababyeyi bacu bandama nkongera gushimira kandi na timu ya Kampala barimo benshi hano ndenda no gushimira nk'uko umukecuru abivuze Kayiru ko yaradufashe cyane Pastor Kayiru yaradufashe cyane kuko uyu mugenzi yabanaga nawe nibo babanje gutabara hanyuma ariko kandi abava mu Rwanda nabo baraza babasanga bashaka kubaha amaboko ariko habamo akabazo kuko bumvaga mbese Pastor Kayiru maze kuvugana nawe yarambwiye ati ariko umurambo ntabwo umeze neza so
biraza kwangirika kandi biraza kutugora cyane. Abaganga batugiriye inama y'uko tugomba gushyingura. Namwe ndero wari waraye mu nzu ntawuza aho uri oya nibyo rwose. Hanyuma ndamubwira Kayirimi ikibazo kirimo rero nabyumvise, navuganye na Bagikundi bambwira yuko koko mugomba gushyingura, ariko nari ndi mu butumwa bw'akazi Zimbabwe. Nababwira nibura mu myihanganire nzashobora kuza kuwa kane, ariko nashoboye kugera Kampala kuwa gatatu. Ngomba gusubira Ethiopia aho nkorera. Arambwira ati abantu barategereje, mu by'ukuri basenganaga hano, hagomba kuba hariho abantu basenganaga na Naomi, twabasaba rwose bagahaguruka tukabashimira. Mu by'ukuri ejo twenda gutsimbura nawe na Pastor Kayo ari hamwe na Fred na Kimenyi, turavuga se nitugera ku mupaka bite tuzashobora kuvanayo umurambo kare kugira ngo tugere ku boda kare dushyingure. Arambwira ati tuzagerageza, ati ni ukurara tugenda, kandi koko niko byagenze. Ndashaka gushimira umuryango wanjye, madamu ari hariya namubonye. Ndashaka no gushimira mwazadeho mwatambuka, madamu wanjye aba Kigali, tubana ngiye muhera Ethiopia. Uwo mugabo mureba ni umugabo wa mukuru we, bakorera Kigali. Mu by'ukuri ukuntu abimenye ko umugenzi yapfuye, niwe wanyambitse ambwira ati ese wabimenye? Kuko nagendaga telefone nari nayivanye, ubona message ambwira ngo Tumusabe yapfuye. Tumusabe yapfuye ko atararwaye se? Bakayiro bana nawe bagomba kuba bagize bate batubwiye ati yapfuye, ati mu by'ukuri nibo bamubitse. Ndamubwira nti okay, nanjye ndimo kugenda, ubwo amaherezo ndaza kugutelefona, kambanze njye inama na Bakayiro n'abandi bateganyaga kujya gutabara. Hanyuma niko byagenze, usanga nyine Tumusabe yapfuye. Hariho amagambo abantu bagiye baterana, kandi ngira ngo byavuye no kubabara. Mbese abantu bavuye Kigali bati tugiye kureba umurambo. Abari Kampala babana na Tumusabe baravuga bati ariko twebwe twabanaga n'umugenzi, so reka tugende twese duhuze dukore porogaramu tujye inama hamwe. Sinzi ukuntu emotion zibazita, ariko niko bimera iyo umuntu yapfuye. So habaho ibintu mbese nyine byo guterana amagambo, ariko bitavuze yuko banganye. Byavuye ko mbese nyine abantu bose bari bababaye, niko byagenze. So nashoboye kuvugana na Maga ni mushiki wacu, ntiyashoboye kuza. Maga yambwiye ejo navuganye nawe, n'uyu munsi navuganye nawe, arambwira ati ntabwo ashoboye kuza gushyingura, ariko hamwe namwe ati kandi ati rwose gerageze mubyifatemo neza, kuko nk'uko mubyumva mbese nta kintu nongeraho. So nenda kubashimira, reka duherekeze uyu mwana neza, kandi kuko niko byagenze. Turashaka gushimira abavandimwe bacu n'inshuti bifatanyije natwe bakaba bamushyinguye neza. Deo nawe na Stella
murakoze kuba mwaje kwifatanya natwe still umudamu wanjye abana bacu ntabwo bashoboye kuza ariko ndumva turi kumwe nabo murakoze cyane no gushimira ababyeyi bari hano mama haguruka bakure ubwo ni ukwifatanya nawe turi kumwe nta kintu nakongeraho murakoze cyane naje barakoze ngira ngo bakoresheje umwanya munini kandi byari ngombwa nta kundi wakabigize abantu n'umuvandimwe wabo ni ibintu bitoroshye shimiye imbazo Uwiteka duteranyije aha ngaha dushyingura Tumusabe uyu nguyu muri muryango wa Rwabazingo nanjye ndi umwana muri urugo Dorokasi ni masenge ni ukurikirana data Dorokasi ugira umutima wo kwihangana nk'ababyeyi ibi ntabwo ari we bibanjijeho kandi so biherukiyeho mu kwezi kwa 12 hose twari mu bintu nk'ibi twabanje mu kwe bw'umwana wacu duhendera duhigwe hose mukuru wanjye ariko nyango iwe ari muto kuri kadende ibi rero nibyo amagwa asigaye atunga buri munsi ariko kandi iyo bigeze kuri bya Tumusabe kandi biba iyindi fayiro iremereye nka Tumusabe umuryango wari umutezemo byinshi ariko kuri uyu mwanya ibyiringiro byacu bibaye zero nk'umuryango turababaye uyu mwana nyine navuganaga nawe buri munsi ukwiye n'ibyo by'uko bababwira yari umwe mu bazataha ubukwe bwari mu rugo ejo bundi ku munsi apfa isimu nayitangiye kuwa gatatu ubundi najyaga amuhamagara ikaguma nk'uko abakobwa yarwashyize mu vibration ikaguma yishongora atayifite ariko aza kumva umwanya akampamagara ariko kuva kuwa gatatu nayihamagara igacamo kuwa kane icamo kuwa gatanu ubwo yapfuye urupfu rwe narumenye hose kuwa gatandatu nk'uko Kayira bisobanura saa 2 saa 3 aho ngaho twari tuvuye mu kwe kantengo ati uzi bibaye ariko ntibihabaye kandi niko wapiza ubukwe habaye ikindi kuko tuvuyemo atireka Tumusabe yapfuye uravuki ubwo twari mu byishimo byo kwikuristayo ubukwe abari nkajya Kayitesi na groupe yari mu rugo ubwenge bwambeshye ngo ne kubibabwira wenda zabibabwira ejo biguma ndwana nabyo usanga kandi nabyo bibaye ubwenge buke ndabibasobanurira ariko muzi bibaye se n'iki kandi umwana Rwabazingo arapfuye ikiri jyajya n'intege nke nagiye kubona mbona yituye hasi n'abandi bituye hasi nyine kuri iyo mpanuka ibayeho kuri uwo mwanya ndabasobanurira nanjye kubyumvishe nuko namwe mubyakiye muri cyo turayikomeza tubikurikirane rero Tumusabe nuko yadupfiriye Richard nyine nkuko twahuriye turwanya ibitekerezo byawe ahubwo induru uvuze nk'iyi nyine yahururwa turaguhurura haza kwinjiramo nyine kuza kwa Manasi dusanga nyine tubonye andi maboko nibyo wumva nyine bagusobanuraga ariko nk'umuryango wa Rwabazingo mvukamo turababaye umwana nk'uyu nyine twari dufite mu byiringiro byinshi nyine umva gutangira n'igihe nyine yaramiraga inka zase nyine zishira ariko aza kuzigombora n'ibindi twari tubiteza imbere kuri Tumusabe umuryango ucitse imbaraga cyane nkanjye nkuko nanjye namenyereye nyine ibi ntabwo ntibikinwara n'umwanya ko byakira aho biziye niho byakire sinzi urundimo nanjye so umuryango nuko babaye Tumusabe Imana mu gihugu cyiza Mana ishimwe bene data Mana ishimwe Bibiliya iratubwira ngo mu bintu byose tujya dushima Imana kandi nta kintu kibaho Imana itakizi
imana yari ifite ubushobozi bwose n'imbaraga zose kurinda Tumusabe ngo hatagira ikintu kimubaho, ariko ntago yamurinze kubera yuko yarizi ko ari igihe cye, kandi twese ntawuzi ukuntu ko tuzagenda tuzava muri iyi si. Tumusabe twabanaga nawe, njye ntuyeho kure nawe, nari ntuye kure nawe, yarakunze kuba hafi na Tengera na ba pastor, ariko twajyaga duhura mu gusenga, tugahura tugira inama nka bene data. Tumusabe nta numwe watekerezaga yuko yava muri iyi si igihe nk'iki ngiki, kuko yari afite ibiroto byinshi, yari afite gahunda nyinshi, ariko Imana ntabwo yabyemeye ngo bibeho. Nk'uko abandi bavuze kare, nta kibazo yari afitanye n'umuntu wese, yari umuntu witonze, umuntu w'amahoro, umuntu ujya mu ikanisa agasenga, yarangiza akaramutsa abantu akigendera. None ibi ngibi byabaye biratwereka iki? Ngo niba turi muri iyi si tugumye ducekinga imitima yacu uko duhagaze n'Imana, nicyo gikuru, kuko isi turimo turi abagenzi. Imitima yacu tugume tuyitunganye, kuko nta wuzi igihe tuzayiviramo. Yatubabaje cyane, nimfa y'ukuntu yagiye yari iteye agahinda kenshi, ariko nk'uko mvuze Imana yabirebaga. None ndimo kubwira ababyeyi, mama Dokasi, Imana ndasenga ngo ariyo igira umutima wawe, sinzi uko nakivuga mu Kinyarwanda. Imana ariyo ibisebe bikuri ku mutima, ari ibyomora, igukize, iguha imbaraga, ugira ibyiringiro muri Yesu Kristo, kuko twese ahangaha nk'uko tumeze turi abagenzi. Gupfa ni ikintu cyaje, uwakizanye wese turamuzi, ariko ni ikintu kibi cyane, kuko nta muntu ujya ukimenyera. Niba ari umwana muto upfuye, niko aratubabaza, umukuru akatubabaza, umusaza akatubabaza, ariko twananiwe kugira gute? Kubimenyera. None Imana yonyine yo mu ijuru duha ubuzima kandi ikabutwara, ndasenga ngo ariyo yomora imitima yacu twese, cyane cyane ababyeyi, bakuru be, barumuna we, natwe twese nk'uko twabanaga mu Uganda. Ntabwo ngiye kuvuga byinshi, ariko muri Yobu, mu gitabo cya Yobu, tuzi uwo mugabo Yobu ibintu byose byanyuzemo, ariko Bibiliya iratubwira ngo mu bintu byose bye yanyuzemo, Satani amufasheho akica abana be bose, bari 8, sibyo pastor? Bari 10, sorry. Itwara ubuzima bwe nuko umwuka we wasigaye, itwara buri kintu cyose cye, umutungo we yari afite, ariko Bibiliya iratubwira ngo yigeze acumura ku Imana, ahubwo yaravuze ngo Imana niyitanga kandi niyikuraho, ngo Imana ishimwe. Ntabwo byoroshye gushima Imana mu gihe nk'iki ngiki, ariko bene data ndababwira ngo Imana niyitanga kandi niyivanaho, tureke kuyicumuraho mu mitima yacu, tuvuga ngo kuki, kubera yuko ariyo yarize iki gihe uko biri bube. Yashoboraga gutangira Tumusabe gupfa, yashobora kurwana n'uwo muntu waje kumugirira nabi no gukora ibintu byose, ariko yabireze. Kandi Imana ntago bajye bayibaza ibibazo, kuko ari Imana isumba byose, nizi impamvu kuko ibintu biza n'impamvu bibaye gutyo. None tugume dusengerane, Imana idukomeze mu mutima. Imana ishimwe, ntago mvuga byinshi. Barakoze cyane. Imana ibahe umugisha kandi mukomeze kwihangana. Nagira ngo tugeze ku mwanya wundi nanone, ariko nkuko nabivuze tugume ducunguze uburyo umwete. Umwanya wa ba nyirasenge, nagira ngo banshyikirize Agnes ka mikoro.
baje gushima Imana yo mu ijuru yuko iri joro naryamyeho gake hanyuma ndabyuka ndarasenga. Rero icyo nasengeraga Imana yashubije, kuko murabona uko twatabaye, twaturutse impande nyinshi. Abaturutse Uganda n'umubiri w'uyu mwana hagombaga no kuba ikibazo mu nzira. Abaturutse i Kigali nabwiye Imana ngo ibyo ari byo byose utange amahoro mu mihanda, uko dutabara twese tugereye amahoro. Ndashima Imana ko yabikoze, ndashima Imana n'abantu bose bashoboye gutabara umuryango wacu. Ntabwo ndi buvuge byinshi cyane kuri uyu mwana, ngewe twari dutinze no kubonana, ariko ndibuka aho duherukanira yari umwana niyo yari akirangiza gukora ngira ngo umwaka wa 6 mbere y'uko ajya Uganda. Nkajya mvugana nawe, ariko nabwo nari maze igihe, ariko nabaga nkurikirana kuko nabaga ndi hamwe, nzi ko ari hamwe n'umuryango, ari hamwe na Kamira. Rero uyu mwana imico ye yewe ntabwo mbisubiramo, benshi babivuze, nubwo mbabwiye ngo ntitwari duherukanye, ariko nari nyizi kuva na mbere hose akiri umwana. Burya uko umuntu azakura bitangira ari muto. Ikindi rero nendaga kuvuga, ngewe namenye urupfu rwe ku wa 6. Nari nicaye ahantu ku muryango, ngira ngo ahari mu Rwanda ndi umwe mu babanje kubimenya. Barambwira bati ngaho rero komera ubwire n'abandi. Maze kubimenya nabaye ukuntu ntashobora gusobanura, ariko mu kanya gato yambwira Imana ngo Mana mfata unkomeze nkora icyo bansabye gukora. Gikundiro ubwo yabyitiranyije akavuga ati Auntie Star yarampamagaye, yabyitiranyaga kuko Auntie Western uriya we babanaga Uganda, ariko jewe ndi i Kigali. Ninge rero babanje kubwira, barambwira bati hangana ubwire n'abandi. Nahamagaye nabaye nabi, ariko mbwira Imana ngo mfata. Imana ko kiramfata. Mpamagara Gikundiro, ndambwira Gikundiro uri hehe? Nabanje kumubaza ngo ari hehe, arambwira ati Auntie ndi mu rugo. Nise Gikundiro uri kumwe nande? Ati ndi mwamwe n'umwana na papa we. Ndambwira se Gikundiro ko ngiye kukubwira ikintu. Naranamubwiye nti nubishobora ufate na kendo gakenyere. Najyaga numva bavuga ko umuntu iyo yiziritse akenda mu nakamura. Ndambwira nti nushaka ufata kendo banze ukenyere hanyuma nkubwire. Hanyuma ndambwira nti Gikundiro ntihangane musaba apfu. Hanyuma jewe Gikundiro maze kumubwira yaguye muri koma. Yabibabwiyeho, ariko jya wamwumvaga yaguye muri koma. Telefone ayikubita hasi. Yarabanje aravuga ngo Auntie ngo tugire dute, ntituragira dute, ntituzamuzana tumushyingure, ariko ahita agwa muri koma. Birangije cyo kora amahirwe, ureba umugabo we yafashe telefone arampamagara, bari we tuvugana, ariko nyuma y'igihe mu kanya gato nko mu minota ntamenya kubara, numva Gikundiro arazamutse ndetse aranampamagara turavugana. Nta byinshi ndi buvuge, nuko byagenze iby'uyu mwana babivuze. Icyo nihanganisha n'ababyeyi be Dorokasi, Imana yo mu ijuru igukomeze, kuko itagukomeje nta n'umwana w'umuntu wagukomeza. Isashimwe ndashimira Imana kubera mwese abantu ndeba hano mwadutabaye. Abaturutse Uganda bazanye n'amahita, baturutse za Kigali, abaturage banundama, baturutse impande n'impande. Nanone kuba muri aha n'Imana bigizemo uruhare. Zimwe ne data maze kubivuga ati nashimiraga Imana ngo irinde intambwe zanyu mu mihanda murimo. Yabikoze rero, nanjye nshimira Imana. Rero kuva uyu mwana umunsi bamenya ko umubiri yavuye mu mubiri, nabikiwe na mushiki wanjye bita Kayitesi. Arampamagara arabimbwira, ntugize ngo iki? Ati ibyo nkubwiye nibyo, ntibigarukiye mu mati nibyo. Kumfata inkoni ndaza kugeza nkagira ngo baranabizi kwa muzehe, ndasanga ntacyo bazi.
ndabituruka he yemwe ngo mwiriwe ngo twiriweho ni amahoro se ngo ni amahoro nibyo twibesha ntayahari bati niki se Tumusabe yapfuye nasanze umusaza we ntaba nazi n'ibyo ari byo n'ibyabaye ntababizi sangana n'umukecuru we mugore we umusaza uyu muntu ari rwatora rero nibyo byabaye bati nibyo nibyo wumbikiye mugarutse mu ishuri ebyiri anyemera ko byabaye nta kundi twicaraho rero reka rero nshimira aba bantu na mbere bantu bandama ahangaha muri mudugudu muri aka gace dutuyemo ni ukuri bagize neza cyane kuva kuri iyo saha kugeza no kuri iyi ngiyi uru rugo rurimo abantu ku manywa na nijoro murabona iminsi ishize uyu muntu wavuye mu mubiri abantu babaye hano batuba hafi ndabashimiye Imana ibongera umugisha rero byinshi babivuze sinagaruka mu byo bavuze reka mvuge kuri uyu mwana mu kwezi kwa karindwi nigeze kujya mu Uganda niho mperukana n'uyu mwana turaganira kandi uyu mwana nahise baba yari inshuti yanjye afite bakuru be afite basaza be afite ariko uyu mwana ni inshuti yanjye yajyaga azana kudusura tukaganira n'abanagiye waba tukaganira yigeze no aho yiberaga mu mahanga aho yigeze no gupagasa agira amafaranga nk'ibyo bavugaga byo yashatse guteza umuryango we imbere yigurira inka na mugenzi we inka ikaba inaha mu Rwanda barabimbwira ko inka bayiguze bukiye umwana aza kuyireba ntidore ngiya nka yawe maze ngo awujyane kwa muzehe hatoya nawe mushimye kuyindagirira inka ndayiragira ari inyana bukeye irabyara ipfusha ijongera ibyara indi nka aza kumbwira ati yankange ndayikeneye ashaka kuyigurisha uzaza uyigurisha ati nta mwanya afite yiguriye unyohereza amafaranga ati ifite ikibazo ndayohereza nayibona nani yataye ihamane kumwinyururira abantu mwe umuntu umwana inshuti yanjye bukenda amasinyana yawe ko nshaka kugira ngo nyohereze kwa atoya nagirira inka ejo bundi ntabona musangiye kamara twaraganiriye ambaza ati nkangira hari nirari ati Imana ishimwe kumeze uyindagirire sinzi niba aba babyeyi be bari banayizi nanga basaza be nanga basimbizi uretse yuko ejo bundi turaha bavugaga tugisha imitemo inama ngo ariko uyu mwana bizatugora bizagira bitari ku mwana urupfu yapfuye mwarwumvise umutungo yari afite bajyanye n'amagara ye ariko anafite umutungo nta cyatuma rero umutungo afite hano tutafatikanya tukamuherekeza n'umutungo uhari bati umutungo nyine afite inka ndayibabwira ni inka y'imbyeyi imaze icyumweru ibyaye ifite amafaranga menshi hanyuma rero ntarunduguye batira nta twabonye indi tuyicunguza murakoze hanyuma rero iryo bangana babyaga nagiraga nawe yari inshuti yanjye ibisigaye rero ndashimira aba bantu babanye nawe kandi bakoze ibyo bakwiye gukora amazu numva mushima musaza buyu none atabikoze byagakozwe nande yamuguye mu maboko na bagenzi be bandi ashimira aba bantu b'itorero babanye na bababaye hafi kuva icyo gihe kugeza kuri uyu munsi rero abantu mw'Imana buriya Petero napfa ngo Petero yapfuye murebe nawe se uyu muntu abara ubu ni nta nabizi ibi ni byo gupfa uyu nguyu bapfuye cyane duyu ubu ni ko gupfa cyane reka arakoze muzehe Petero mukomeze kwihangana nta kundi nuko aba bantu mwese muri hano muri inshuti z'uyu muryango ariko ntabwo twese twavuga niyo mpamvu rero twatoranyije ko duhagararirwa na Rusagara Imana iguha umugisha Imana ishimwe Imana ihimbazwe ndabanza kwihanganisha umuryango wa Rwabazingo nubwo batabyumva mwihangana bariho
mwihangane uyu musozi dusigaye dufite ibintu by'ibyago byatwibasiye, mwikomeze dufatanye, tujye dufatanya urupfu nibwo tuzagerageza tukarushobora. Hanyuma mu nshingano zanjye nk'inshuti y'umuryango wa Rwabazingo, nanjye ndashimira umugabo Pasiteri nk'uko babivuze, ibintu wakoze ni byiza kuko nanjye narababwiye rero umwana apfuye ari muto nta mwana asize ngo azabarushya, umugabane we wose zamushingirishije muzanishe mu muhambe se na nyina bamubona. None ntagiye mu bintu byinshi Pasiteri, mpagaze mu izina ry'umuryango, mu izina rya inshuti ya Rwabazingo nk'umuntu mukuru, abagushimiye n'abana be, ngewe nk'umuntu mukuru. Buriya gushimira umuntu ukanamushimisha nabyo biraruta. Ngewe ngushimishije nzaguha ikimasa n'ugaruke ntazazo kirebe. Dusagara Imana imuhe umugisha, kandi ngira ngo imigisha basabiraga Pastor Kairu iratangiye, niko imigisha itangira. Umugisha ni ikintu gikomeye. Reka dusabe baramu Tumusabe, abazi ngo ni baramu bashatse muri uru rugo, baze hano nabo bagira icyo bavuga. Umwe araza kubahagararira, barajya kugera hano bitoranyemo umwe. None birangiye wambutse umukoro ukomeye dusigaranye, bakomeze baze bahagararane na Gakuba. Baramu babo baze hano, komeza uze nawe. Murakoze cyane kuri uyu mwanya, kuvuga biba bikomeye ariko turagerageza tuvuge. Nanjye ndabanza kwihanganisha umuryango wa Muzeyi Francis ukomere n'umukecuru we. Rero natwe aho duhagaze aha ngaha nta kindi umuntu yavuga uretse gushima. Ndashimira abantu bose b'uyu musozi wa Ndama, mbikuye ku mutima. Twabanye aha ngaha ariko ndabashimiye. Ndongera gushimira abantu duturanye Rwa Biharamba bose bari aha ngaha kuba baduhuruye, Imana ibahe umugisha. Ndongera gushimira nanone n'abantu bavuye i Kigali, bari hariya bakuru banjye tuvukana, bahaguruke mu gakeya nabo barebe. Mwakoze kuba nabatabaje mukantabara umuryango nashatsemo. Na Peter mwazanye mwese muhaguruke, Imana ibahe umugisha kuba mwagerageje mukazira gihe kandi mwakoze. Rero n'abagenzi banjye twashatse mu rugo, natwe twagize ibyago, twapfushije muramu wacu, twagushije ishyano. Uyu mwana yajyaga azi iwanjye akansura, nanjye nkazana ahari nkamusanga nkamusura. Ejo bundi apfuye ndabara muri gisubizo, baza umudamu se ati ngende Kampala, ati buretse, ati uretse tubanze tubungabunga ibyambajije gikundira, ati buretse Kairu wakoze, abantu bagushimiye nanjye ndagushimira. Yambwiye ati Kairu ariyo ni Pasiteri musaza wacu, byose arabikemura. Nibyo ati ngiye ati dukemura ibyanga. Rero ndagushimira, Imana ibahe umugisha kuba nawe wakoze igikorwa gikomeye nk'iki. Natinze mu magambo, kwari ugushima kandi no gukomeza umuryango wacu, ukomeze kwihangana. Imana ibahe umugisha. murakoze MC. Nitwa Rutembesa Emmanuel, nanjye nk'abandi umwe mu bashatse muri uyu muryango. Mutaza kwibaza muti se yashatse we ko tutamuzi, mushobora kuba mutananzi benshi, ariko ndagira ngo Macara ahaguruke, niwe turi hano twamuje inyuma, ni umugore wacu. Iyo mvuze umugore wacu ni muramu wacu. Macari umugabo we ni munumuna wanjye, akaba na munumuna wabo rero ntanga nabashikiwe n'abangabo bo bibereye Uganda. Ntabwo yaje, impamvu ataje buriya Macara yize kurusha uko jewe nyiza, ariko twebwe turayizi impamvu ataje yicarire. Nagira ngo aba bari hano duhagararanye ni barumuna be bakuru be, ndabara bakuru umugabo wa Macari,
nabashyikiwe muri abantu hari n'abandi benshi wenda baje baturi mu bitugu kubera mu nacu udahari ariko data buko akaba ari hano nagira ngo sabe abantu baturutse rw'imiyaga bavuzeho n'ahandi hirya no hino ntabwo ndi buvuge rw'imiyaga gusa ndavuga n'ahandi baje kubera uyu muryango aho mwicaye ntabwo ndi buvuge ngo muhaguruke nabonye muri benshi ariko ntabwo ndi buvuge muhaguruke biraza kubagora nibura ubuzi ngo yaje ari inyuma yacu namanike akaboko ari abari muri kiriya kidara cyo hakurya n'abari muri iki ngiki mu mbarire munike amaboko barahari imana ibaho umugisha biba bigoye kugira ngo umuntu agire icyo avuga kuri uyu munsi mu by'ukuri ariko bamwe bayivuze bati byanze bikunze iyo ari mu bibi cyangwa mu byiza tugomba gushima imana turashima imana kubera igihe uyu mwana yapfaga nanjye nabimenye ntahari nari kure ko ariko baza kubimbwira babimbwiye nanjye nashoboye kubwira abo nagomba kubwira barahagera ndashima imana ko nabonye bose bahageze so byari bigoye rero ariko ndashima imana babivuze abantu benshi iyo mubona abantu bahaguruka ikampara iminsi yari amaze bakarara bagenda ijoro ryose bakaba bageze hano ari amahoro imana ishimwe ni ukuri ntabwo bikunze kubaho ikindi ndakomeza cyane uyu muryango wa Rwabazingo imana ibongere kubakomeza mwihangane niko bigenda ntabwo ari hano n'ahandi nuko ibyo mvuga ibi ngibi ngira ngo naje gushyingura hano ejo n'ubundi hari ahandi nari nashyinguye so imana rero ibihanganishe kandi bibaho ntabwo ndi buvuge menshi ngira ngo narekera aho ngaho gusa ndasaba ngo cyangwa ndavuga ngo nyakwigendera imana imuhe iruhuko ridashira murakoze imana ibaho umugisha baramubeye ntabwo biba byoroshye kuvuga kuri uyu munsi mu gushima nta kababaro kenshi ngewe mubona ngewe mukazana mukuru muri uru rugo Tumusabe uyu namusanze ari umwana mutoya turabana neza nubwo nanjye ntamuherukaga ariko numvaga nta kibazo imana yo mu ijuru izamwakire mu bayo ko yagiraga umutima mwiza w'urukundo nk'uko babivuze burya imana itwara abantu beza yabatoranyije yari ibizi ko izamujyana iki gihe rero bantu b'imana aba bakeba banjye bari hano ni ngewe ubahagarariye ntabwo biba byoroshye ikintu nkurikizaho ni ugushimira abantu kuko nta bintu byinshi navuga kuri Tumusabe imana irabizi aho yamwakiriye irahazi ndashimira abantu bose badutabaye imana yo mu ijuru ibaho umugisha ndakomeza ababyeyi imana nubwo muzehe hatabyumva mana buriya imana irabizi nawe imufitiye igihe cye ntabwo uyu mwana yarakwiye kuba ari we wamusiga ariko buriya imana irabizi twese niyo nzira ntawuzi umunsi we mwihangane bantu b'imana mwihangane igikoko cyaduteye buriya ariko mwihangane rero ni ukubashimira ni ugukomeza ababyeyi bakimenye ubwenge n'abavandimwe be abantu bose mwihangane kuko mwese ubu mwapfushije mwihangane turakoze barakoze cyane imana ibaho umugisha abaryo wabiyoboye Naomi mu itorero ryacu nk'urubyiruko akaba ari umuyobozi w'urubyiruko mu itorero ryacu byose ni ugushima mbere ndashima imana ku bw'uyu munsi imana yatugejejeho muri byose ni ugushima imana Tumusabe yari umunyamahoro yari umunyamahoro yari umuntu ususurutsa abantu muri uko kwitonda kwe muri ayo mahoro ye
nuko guseka kwe guke bikagwa neza abantu. Imana itwara beza kandi ashima Imana kubera yuko ikiruta byose agiye ari umurokore. Nizera yuko natwe igihe cyacu nikigera tuzamusanga, yuko ndizera yuko agiye mu ijoro kuko agiye ari umurokore. Ndabyizeye ijana kuri ijana. Nshimira itorero, nshimira umushumba wacu Pastor Richard Kayo kugaragara natwe. Uyu nubwo yari mushiki we, ariko twe nk'abana yatureze neza nk'umubyeyi, kandi bidukora niwe tubyigira. Imana iguha umugisha cyane. Kandi ashimira urubyiruko bagenzi banjye twashoboye kugendana guherekeza Tumusabe. Ndabasaba kugira ngo bamwe mu rubyiruko nyoboye abo twazanye, please can you wave to us? Muhagurukeho gato, muhagurukeho gato. Abo ni bamwe ku rubyiruko twazanye, bo yari nyoboye kandi yari n'umwizerwa. Bigaragaza yuko yari umwizerwa, nawe yari yizewe cyane mu departments z'itorero yakoragamo. Yakoraga no mu department ishinzwe amafaranga y'itorero. Waba ari umuntu umwizerwa cyane, waba ari umuntu umwizerwa cyane. N'ibyo bike murakoze. yari umuyobozi we mu rubyiruko wamuyoboraga mu itorero, nawe byari ngombwa kugira ngo agire icyo avuga. Reka rero nk'uko nari mbibabwiye, Muzehe Petero mu izina rya Muzehe Rwabazingo, ngira ngo mwabyumvishe ntabwo ashoboye, yarashaje, ariko mu izina rye reka Muzehe Petero agire icyo avuga. Nagira ngo utambuke mushyikirize ka mikoro ko nihanganisha basaza b'uyu muntu Imana yadukuyemo n'abakuru be. Mwihangane, ibi ni iby'abantu, si ibyo muri umuryango wacu gusa, bibahesha buriya muntu wese. Uretse ko abaho urufungo ukabona agashinyaguro, umuntu wese yavutse agaye musozi yisigaye n'urupfu, nuko abantu dupfa impfu zitandukanye. Nagira ngo rero mwihangane, si bibaye muri uyu muryango wacu gusa, biba hose. Ndacyashimira nanone abantu, ndacyagaruka kubashimira. Ni ukuri kuva kuri ya tariki kwiza kuri iyi, abantu baturutse impande n'impande icyo gihe bakaza bakadushika hano bakaduhumuriza. Abo hafi yacu hano babaga hano ari amanywa ari ijoro, Imana ibahe umugisha, mwatubaye hafi. Rero ibi ni ibiba, si no kuva ngo ni ibiba ku isi yose. Uwo ari we wese yabaye ku isi gisigaye ni ibi no gupfa. Nagira ngo mucamake namwe kugira ngo iterane rya ngaha ubwo bizajya bibaho, tuzajya tumva hafi, tumutabare, ari mu byiza ari mu bibi nk'ibi, tuzaba tubaba hafi. Murakoze. uyu mwana apfuye hamaze igihe kinini, yapfuye hafi cyumweru. Turara abantu baraha, abantu bashoboye kugira icyo bakora, batabaye umuryango. Ni ibintu biba byatunguranye. Ubundi mu muco nyarwanda iyi nduru ivuze nta muntu uhururana imbokoboko. Induru iravuga, umuntu agahagurukana inkoni, undi icumu. Ni n'ibyo abanyarwanda batabaranaga. Ibindi byo ni ibyagiye bituruka impande zitandukanye. Nagira ngo rero nsabe bano bana badushyirire hariya iyo mitaka. Umuntu wese uko yaje atabaye umuryango wa Rwabazingo agire icyo yatabaranye. Hari ababikoze muri icyo cyumweru wumva mvuga, Imana ibaha umugisha. Hari aba Uganda bakoze ibindi, n'abaha hari ibindi bakoze. Ariko umuntu waba afite uko yaje atabaye uyu munsi,
ibintu byose biba byakozwe kandi bitunguranye, niko gutabara rero niwo muco nyarwanda. Nagira ngo tubikore, bijyaraza kudushyiriramo akaririmbo keza kugira ngo abantu bagende neza bakora icyo gikorwa. Murakoze. Ubwo ni ibyo. Araruhu